ujye unzanira raporo nzima kandi ifatika. Understand? Ifatika. Byombo byabaze ngenda kuvugisha ukoze ibyo mwana. Nisi mama ko yambwiye ngo asange nyoko nde ninde nyoko nabuze ubwishyu siriya tunyishyura 150 nta n'igiciro mfite kandi afande ukuntu ndi kukubona ibi bintu ntago biri muri series ukazajya ushaka kunyubaho ukaba ubwa mbere n'ubwanjye ukagute se nandi kukubwira ngo dusenyera umugozi umwe dushaka ibimenyetso n'amakuru. Okay, ngono tujya kuwusenya ntabona raporo nzima ugomba gufatika nzatamwirukana. Ura n'inyoko wagicucuye umva nkubwire twebwe tuvuka turi abana babiri subwo urabona nishimye ngaho papa yaradutaye niba ari iki sinzi nimba ari nawe uraza gutera iseseme ubu ntago wagenda simva sinkakubwire ngo ubikugura utwe rwawe umeze nk'idegede nyumva nkubwire ndeba hano turebana sinkakubwire ngo ubike umutwe ugenda avuga ukubika umutwe ubu ushatse kuvuga iki se uba wansuzuma ndekura ibyo bintu tuvugana ubu ntago wagenda ngo ugende utumbuka uve muri uru mani nakubeshye nta nubwo nyine tuzigera duhuza. Asubwo wambabariye mubabarira iki na hano mfite wo kuki ntago ibyo bindeba nicyo kibazo sinzi uko nisanzana ariko sinzi impamvu uri kunya ese mugenzaye ku kinono mbona nta kibazo afite basi mbabarira ndakwingiye mbwira utangereranya niranshije ngo ni muri umuna wanjye nje mani nanjye urwo rukundo uvuga narwo nigeze mbona niyo mpamvu kuko ureba byonyine gusa mva ndi guhita nzana amarerji iki usuko ko mukorera iki we kureba ukuntu uri akantu wageze ukajya kureba igihe tipe hano wanze kikakwishyurira inzu kikagutangira ubuzima ukabamo ejo mu gitondo none nzaye mbazwa iki ubwo ngiye mfata igihe njye gushaka abatipe sibyo ese tuvugishije uko wagiye usenga ko ase uri no kumburanye ngenda kubwira ukamburanye gereka ntabwo ndi mama sindi muri umurawe ntabwo ngufitiye funga umunwa cyangwa ntabwo ubishaka ngende nzane supaguru umufunga nta soni akije ngibyo umva nkubwira washyano ntukajye umenyera njye ntukamenyera ahubwo se kutwari duke umva wenda mereka muri telefone yanjye ziba ngwa funga umunwa cucu umva uraramukubibwiye mama ukabimubwira gato nzakwica wambese umva ejo ngiye kureba umugabo wanjye ejo nkazagaruka nkagusanga hano uzambona wibeshye ubivuga ayo komana ubise ko ni iki cyambaye amana wambaye ubwanwa bwibutse koko bayibona notezwa ngo bitwa nuriya muvunumeta w'umukobwa yabaretse nzibuka zambona uretse nanjye nzamwereka niyogereza ibyombo mama adasanga narabirangira. Mr. Victor kwanonye abana bagucishamo ijisho wageze mu bana seriye nabo banyisiriye muri ino minsi butsigaye ndisiriye kabisa sawa njye ashaka reka ikiba gikene cyane ni ibanga no gukora akazi kawe n'umutima wose kandi ugenda kuri discipline hari ikigo nakoresha warakibonye bitangwa na Veridiana bari Veridiana narakibonye gifite umuteto mwinshi cyane se kira kidamura bana kizambutse radio si mpamvu se mbonye nabonye tuganire nyine urabona kiri kwitwara mutese gifite umuteto mwinshi mu maso sha n'amafaranga yagiye yavanze wajyaye amafaranga se mfasha nese cyajya mu kazi nagiye yavanze none waba waramubwiye ku mabanga yuko atagomba ko tumira amabanga arabizi kandi nawe ujye umubwira kumva ndabyo ko afite abantu mukuri bagomba kumwigisha ikindi ndashaka muzakigisha imbunda urumva tukakigisha kurasa kuko ari igihe byaba ngombwa ko cyakene banari ari ikinyamiteto sinzi ko ntabwo byo bishaka byo kugira imiteto ni muri cyongozi nagwa abantu ngo bayo ugomba kwakira ku kose ndabyumva boss bakoresha inama ukabwira ko bagomba kuba bagakeka babandi basigaye banyubaha gusa nira miteto yacu ishobora kubarengera sometime ishobora gutera imbabazi nk'inzego runaka ugasanga nanone birumva wasanga ari tekinike gikoresha umva hari ibintu bitumvikana neza ariko ku rundi ruhande nyine nkumva twakagombye gushyiramo imbaraga ibintu bikajya ku murongo ariko safandi sinabikubwiraga kwicisha ku ruhande
noneho ngo ejo bundi ngo haje ibyebe bifite imbunda ngo bishimuta abana kumyo raporo ingeraho itinze. Simbizi ukuntu kino kirego tuza kugikora kandi ibintu biri kugenda bijya irudubi. Ntabwo uzi ukuntu tuza kugikora. Biri kugenda nge mbona biza mama nanize. Biriya byihebe bifite ubwenge bwinshi cyane. Bishobora kuba bifite aba IT. Biriya byihebe bifite icyo bita high technology system iri ku rwego rwo hejuru. Dushyizeho n'aba IT bacu ngo babakurikirane. Nkabwira umu IT nkurikiranira ikiyebe kanaka akambwa ngo kiri Gikondo twagera umu IT akambwa ngo bageze i Remera. Ejo twambwa ati umu IT uri hehe? Ibyihebe wabibonye ngo biri Muhanga twagira i Muhanga ngo ibyihebe bigeze Gisenyi. Nimba bikoreshwa n'abazimu simbiza ariko bino byihebe bifite ubwenge bwinshi cyane. Kurusha nk'umuntu kandi buriya ubwo avuga ngo ni ukutabishyiramo imbaraga ngo buriya reka mubwire. Niko yakubwiye secret technique cya ni imiteto. Nyine niyo mpamvu nkwamaga kugira ngo wowe uncungire. Ndabyumva. Nimba ari imiteto isanzwe cyangwa nimba technique gikoresha. Ko yo tubashe kugikoresha neza. Ndabyumva. Ukara ukakigenda ukagicunga. Ukarabona ikiganira nabyo ukaraho kise naho ugomba kugira amaneko zawe. Kugira ngo ushobore bano bantu nuko naho cyari perereza ryawe. Nabo nkabane abantu baba ari aho banywera ibugamba bavuga ukumva nimba nta bantu bagenda na kira kiguruka ugenda ukagitega natwe tumikora ahantu hose bitazadusora amakuru hanze ugasanga cyangwa gituma n'umukobwa runaka ukagenda kigira inshuti ugikibaza akazi gikora n'ikindi wakuba kivye ngo pyu nabira bisore byacu tukabyohereza abakobwa tukamenya ibyayo twumva ko nta makuru niyo mpamvu nakwizeye kwa ko nawe ufuta ubabaye kandi nibinkurikije ko bose wanyweye kure ngiye ngunda kunyumvira nta kintu ndabyumva boss wabyumvise ndabyumva kira kigoro ngo ko bigomba kunyira gute tugomba kugicunga kira kigore nabara banega ntubizere ntago nabizera si wabonye ukuntu bansuzuguye bwa mbere duhora ariko n'abaje inzego z'umutekano mu nzira nta kibazo muzagira kumva hari kibazo muri kugira se nta kibazo ahubwo sinzi impamvu isigaye bitworohera ubundi mbere twaho bambwiye ko bahoraga nabo cyane ngiye mbaratekinitse kandi marashimira amafaranga menshi cyane bose nta kuntu wazambwira umuntu mwatekinitse twazahora kugira atazanya kandi oya humura n'amafaranga n'icyo bireba okay we cyo ngusabye n'ukundi barakira kiguruka gicunga kira kigo uko ni gishyashya mu kazi ntabwo mva kwizera abagore buryo naye nabonye afite umuteto kuri perereza niba ngo bugira n'inyuma y'inzu yacu ibintu bivuga kuri telefone sawa ndabyumva boss kawagera nagushaka kugana n'umwanya munini sawa boss sawa dufite amahirwe make yo gukomeza kino kirego yeah of course gute se ubushatse kuvuga navuganye n'unkuriye arambwira ati otherwise mudafashe kino kirego ngo mugikore nyuma y'ibyumweru bibiri ngo kibe cyarangiye ndakibakura ushaka ko bakwambura akazi ukajya gucuruza kwambura narabikubwiye shyiramo imbaraga nyine narabikubwiye ngo dushake ibimenyetso n'amakuru afatika dufata umunyabyaha ukajya wicisha hirya no none nyumvira none se afande no twongeremo imbaraga ubu noneho nibwo ubona yuko zikenewe dukore ibishoboka byose uri kumva dushaka ibimenyetso bifatika dufate kiriya kihebe hari umunsi ntabikubwiraga ngo dushake ibimenyetso n'amakuru agaragaza ko ari we kavuga ngo ni umupasiteri ngo umupasiteri ese ubundi mugenzi wagiye muri misiyo we yagiye hari ikintu cy'ibyura gifatika mwari mwagezeho hari amakuru nakubwiye twagiye watwima amakuru yabimye amakuru gusa nakubwiye yuko twamuketse mwaramuketse ntabwo mwashatse ukundi kuntu mwakohereza undi mu maneko ngo adukurikiranire ariko voilà c'est ça oui nibutse umwana twoherejeyo byagenze nohereje akana k'agakobwa ndakabwira ati wejye ugenda ibintu bishyire ku murongo ukoropa muri salo ukoropa no mu cyumba ureba amabanga ariko n'ubu nta kintu yari yamura mwana ibyo se byibuke ibyo byibuke bikubwira ngo ni umupasiteri gusa icyo mbona ni kimwe ugomba kwiminjiramo agafu nawe ugashyiramo imbaraga ese ibintu byose uzajya ubimpirikiraho nkanjye afande njye mfite imitwe ingahe ese afande mfite imitwe ingahe ari njye nawe iki kirego ntibiri kugikurikirana cyane ndabona ushaka kunyubahuka
oya ibyo nshaka kuzakwirukana mu kazi nkakwereka ko nakikurikiranye ibyo dushyiremo imbaraga ibindi sewe bimeze bite cyane sawa tu shana ari gukumbuye mana we ntago wabyumva sumaze iminsi ugiye mu kikambo n'ubucuti bwanjye nawe ubu njyewe utakimvugisha mugiye mu biki sana rero nawe nirirwa nguhamagara nkwandikira kuri telefone ngo mfite ibyo mugiyemo ndetse ko nta fone nyifite wa muvandimwe izabiguye yarapfuye nawe uraho ngaho mwaravukiye mu gikoma navuka wa mushiro wawe se wambwiraga byagenze ati telefone yarapfuye ntabwo iri gukora ni telefone yarapfuye kandi ari njye uri kubikubwira nyirabyo agashiro ufite se ntawe nyafite ko wumva ari ibibazo neza amakuru amakuru ni meza none wanyu ntari hameze neza tu sha mu rugo ni ibisanzwe nta birenze nyine biraho okay ariko wumve ngo mwese mana nyagasani noneho banuwira mana we si ubu kuki mutazanye no muri vacances se nta kintu bari kukubwira shana wumve ngo naranabahamagaye kuri telefone ntabwo ugeze ba twaravuganye ejo bundi nyine ambwira ko azaza kunsura ariko do ni mu magambo ibyo se si ubizi sigaye bihagaze iphone ya musaza kapapa yakantumirije ejo bundi nanjye no kuzajya mukankuburira ako ntukajye uganye ibi birizana nawe ejo bundi uzaba utunze birizana ahantu uza ntabwo ari so wayikuguriye nyine ni papa ndi shabyihorera ako ntukagaye aho uzaje nawe iyi ngiyi mu minsi iri imbere uzaba ufite irenze n'iyi ngiyi yanjye uraye sha ushize ejo bundi twaganiriye ku kazi ngiye gukora urambaza ngo nakaha ariko ngewe kubera umujinya nari mfite narakwihoreye ariko ndumva ngiye kugakora pe ntabwo aho rega kugira ngo wigize ngewe ukambwiraho Diana nzasebere muri uyu mujyi wa Kigali yego ngiye kugakora n'ubundi hapfa wavutse ariko ntabwo wigize ukambwiraho ni akazi gateye ubwoba ariko nzagakora ese kandi urabona hari umubosi w'inda nini ariko nawe uramuzi w'igikara ageze hano yigeze kuhaza ntabwo w'igikara mbizi ntabwo ndamubona munini ufite inda nini umwe wigize kuza akambwira ngo njye ngo mwita anko yego uriya mubosi rero yanyemereye kumpa akazi arambwira ati nta kundi kuntu nagufasha ngwino ngo akazi yego akazi ke rero ngiye kugakora iyo yambwiye ko akora akazi kanyuranyije n'amategeko urumva ko akazi koroshye akazi kanyuranyije n'amategeko ubwo se byavamo ubwo harimo gupfa harimo no gukira urumva nibiba gupfa nzapfa nibiba gukira nzakira ariko ako kazi ufunga umunwa ngiye kukakubwira ariko ufunga umunwa ako kazi uwo mubosi yambwiye ashobora kuba acuruza abakobwa yego icyo ni icya mbere Siko mbona wumve kutishimye wabaye. Kereka se mu kabati nta kantu karimo ra cyane umukozi mu kigira ngo nzane umukozi mana nyagase ujye umbabara rukaje uvuga umukozi uri hano mana we uramuvuze imode yanjye arayibutsa ndakoze nawe uri inshinzi ntushabatse sore inshuti yanjye ngende inshinzi tangurukira ndakuza ariko wakubwira none umukozi uri hano ubwo ari we ubwo ni mwiza arakuruta niyo mpamvu bumuvuga utwo tugamba ni mwiza aranduta yego ariko rasetsa nese afite iki kibazo kuba numva byabaye ikibazo wimuvuga ndamwanga amwangira iki shana ntago mbizi sinzi nawe yaturutse shanye tureke ibyo mukozi nyine ubwo nta kundi sinzi ibyawe nawe ibyo mupfa none ni sawa nyine ukunde kuko nyine gusa uriya muntu nongere kumuvuga pe umuntu yagira yivuga si bicara ufite uzansohokana ryari ahubwo mvuze ijambo tuzasohoka ryari wamugari
dusohoke narasubira ku ishuri kuko urabizi ko nsubiye ku ishuri tutakongera kubonana dupange bose n'abantu berana abandi bara bose dusohoke tujye nko ku Gisenyi ku Gisenyi ari kurana none dushake mani nk'ahantu nyine twicara tugende dutange komande tugiye nko tuwe sha Dimanje ntabwo nzakora ubaye ubonetse wagera Dimanje yego okay ku cyumweru yego okay dupange rero ku cyumweru uhamagara abantu bose mani wandike ahubwo dute tunakiriya group bose dute twandika dusohoka shabwari bwije rero nshuti yanjye gusohoka se kutashye kare aya bwije abizi sinya nta amajoro yanyu none se kano kanya nsuye uratashye shayi hangana se kuki wahindutse yangana nshaho usigaye ari umwana mubi uri serious cyangwa ino ntari serious uri serious uratashye cyane rwose ntukwiyamamaza ya ngataha tugenda Barizi ubwo bwamubi gusa umbabarire mwana wa mama ufunga umunwa nuvuga uzasigara urera cya kirumbo cyanjye cy'umukobwa noneho banza kizazana n'umwuzukuru ase yagiye azi yacyomonga umva noneho ngiye ngo mugendaho ntabashaka no kumbwira gahunda ze umva mana yese nijoro nge sinyishaka no kuvugisha cyananiye yambwiye ko mugendaho arambwira ngo azanteza ngo abashuti be ndamubwiye se wa mukobwa ufite ikihe kibazo ngumva ngo ndakwihanije ngo ntukangendeho ngo nubwo uri mama wacu ariko ngo nagushinzwe kungendaho ndamubwira nta kibazo ntabwo nzongera kugenda none se twikomereze rata none se ubwo ngubwo ariko nanjye ubwo ndumva aho kugira ngo dufate uriya mutungo wa mama nubwo yagiye aya ntabwo byakunda ko twawugurisha ako kazi we nimba ubona ko karimo amafaranga miliyoni 5 za buri kwezi ni menshi pe amafaranga menshi ni menshi ariko nawe wirinde uriya mugabo nabonye atari na shyashya ntabwo ari mwiza pe wirinde hatazagira ejo ikintu kiba ugasanga dusigaye se jye nahereye nshaka amakuru nkaba nta kintu ndi kugeraho meze bite ko nasezeranyije bariya bapolisi ko ngomba kubahereza amakuru ku yandi kandi nanjye ngomba gukora uko nshoboye kose nita ku muryango wanjye hari abantu bari gushimuta ngomba gukora uko nshoboye kose nkabashyira mu maboko ya polisi nagize ikintu na kimwe nitaho garuka muri iki gitekerezo ariko ntabwo ngomba gucika intege ahashyize mashini kompiyuta ngomba kujya kurebamo nta gucika intege nta kugira ubwoba nkarebamo ibintu byose yaba telefone twenyine ni ubwenge bwinshi nyine yingo pe ariko ntago twagenda ngo tujya kugurisha uriya mutungo wibuka ko ari wowe ejo niwe uzatugoboka tuwugurishe tuje kwishyura ubukode njye nari nabonye ya mafaranga y'amezi 2 sinzi nimba nyine hari ikintu yadufasha nari nabonye y'amezi 2 tube duhaye randirodi abe yihanganye ubwo ibindi ni Imana izabikora ejo cyangwa ejo bundi nzajya kureba wa mubosi yego hanyuma nzatangira akazi nanjye amaye amafaranga tuzahita twungikanya kuri ayo ngayo yawe turebe ko twakemura ikibazo cyamva yawe ni na menshi ni menshi pe ni menshi kabisa njye nayabonye nyine ubwo turaba twishyura ni menshi nyine n'amaraso wowe kuvuga ngo ni menshi ni menshi shaho ubwo wenda umva ubonye isene ugiye kujya unantamo amva ye mbese si amafaranga ngaho tyazinda ngo uzarya ruba nyine ako se wagiye ure kumushiha n'umururumba ngaho genda tunganya ibyo mu rugo ngaho sawa naribi reka njye nshaka ukuntu nanjye njya guteka nta kibazo telefone mu cyumba dokimenti kabisa ngomba gukora kano kazi neza nk'umuntu wakitoje nk'umuntu ufite umujinya by'ibyo bari gukora oya wa mugabo we ngomba kugushyira hasi ntabwo ugomba kundusha imbaraga
byanga byakunda akazi najemo ngomba kwerekana ko ndi profession. Kazira mashine ndazikuramo amakuru. Ukuntu akunda gusiga telefone ye hasi. Nangize ngo nabuze amakuru. Ibutse igitekerezo pe. Amakuru ngomba kuyabona uko byagenda kose. Garuka ngomba gutahana intsinzi yewe. Anawe Mana ugenda imbere. Uyu muntu nzamushyira hasi. Ukuntu ndeba n'ukuntu amfata. Agomba kuzaninya umunsi umwe. Akabona ko naje nje. Ariko Mana we, umwana wanjye koko utanampamagara ubu yagiye he koko? Akungize Imana ikangarurira umwana n'ukuri. Umwana umwe ananira nzererane koko. Koko Imana yazangaruriye umwana. Ma uraho? Dore uraho mwana wawe. Uraho. Ariko banza ubwira hano wari waragiye. Mbanza umwobera ariko nkomeze. Genda. Wari waragiye he mwana? Nandi kwa tante naragushatse ndakubura. Ahantu hose naratangaje ndahamagara ndakubura. Kandi wa mwana umaze kubona. Usko no mu bitaro hose nagushatse ma. Hakubura burundu. Ntakimana ishimwe bikungaruriye. Ariko mwana wanjye warambabaje. Kandi umwana utumvira ababyeyi ngo yumvira iki? Mana garutse kugusaba imbabazi. Utegereje kumvirije. Kandi ngarutse nutangiye kumbwira nabi ndongera nigenda. Oya ngare ka ngubwira masebyo wiraka. Ntuzongere kunkangisha icyo kintu ngo uzagenda. Iminsi yose wagiye noneho mfite n'ikibazo ubizi neza sinabayeho. Narapfuye se. Nese ubundi bebe ari he? Ibyo wifuzaga byarabaye. Ntiwifuzaga ko apfa. Niwe wandutse. Amagambo yose wavuze ndanakubitwa ye. Sinakubwiye ko nzaba bucura nkabikinege nkababura kimwe. Uratangiye. Kandi wowe untera umwaka. Okay ngareka twe. Kandi wowe untera umwaka. Oya ntabwo nzogera mama umva rero mubwire ikintu. Ntabwo jewe nzabyara umwana umwe nk'ingwe nzongera nshaka undi. Umva nyene. Uje kugusaba imbabazi. Twajya tukabana neza tugashaka ukuntu twisuganya tugashaka ubuzima. Ese wagira igitekerezo cy'abantu bazima wowe? Nyamara tante yaranyigishije. Wowe mwana wanjye nzi. Tante yaranyigishije umuco mwiza. Ahubwo mba mucira umugani. Akarushya umukobwa baragendana. Sikumuru w'indeshyi nabo barufite muzima. Umurari ndefite date. Uribuka ko amashuri agiye kugeza kujya gufungura. Wagiye mbana n'ibishaka mu kazi kabo kamere nabi. Uribuka se ko amashuri hafi kwegereza. Ndabyibuka cyane. Ubu ngubu ukora tinde ho? Saa 9 z'ijoro. Saa 9 z'ijoro kujya mubona wiga ku mwana uryamye urabona usoma. Dade, saa 9 z'ijoro mba ndi kwiga. Uriga ho? Saa 9 z'ijoro ndabyuka ngafata ikaye nkiga ngasubiramo. Ubwo niho mujya kubera abasoma ugasanga umuntu amanira ivanire irashyashya ubeshya ngo muriga. Oya. Saa 9 z'ijoro na mbere yuko ndyama. Saa 1. Fata ikaye nkarebamo nkiga. Ariko ibyo nta kibazo. Nzanira ku munota yagenda gitaha. Umva rero ngo mwiza. Ibintu giye kubwira bishyira amatwi. Nuko najya nkubwira amabanga yanjye. Amabanga?
ese ubuzima bwawe bwagisorora gusa aho ntacyo nigeze ubwiraho kera nigeze gukora mu nzego z'umutekano wabaye umupolisi oya ntabwo nzego z'umutekano se ni abantu baba bashinzwe nyine iperereza n'ikindi no gukora iby'igihugu nyine cy'amabanga y'igihugu nza kubivamo kandi bivamo mu buryo butari bwiza none hari abantu maze iminsi bumva bagenda banunganunga bashaka kubaza amakuru yanjye ntazi uramenye umwana wanjye muri kumwe nako nushaka uce bugufi niba wumva ubishaka ariko noneho ntabwo nyiguhendahenda umaze kurenza imyaka 18 urumva warakuze ufite uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka ngaho ukora ibyo ushaka musema umwana ari sha yarapfuye mwana wanjye yarapfuye umuhungu wanjye yarapfuye se ari umukobwa yari umuhungu basenga mbabarira kuba nakubwira ari amagambo yose mbabarira mama ndakwinginze bwambabarira sibyo mbabarira sibyo basiraga musaba imbabazi wantereye umwana umwaku ngambabarira ntabwo nzongera wantereye umwana umwaku umwana wanjye arapfa kubera wowe ibigambo bibi waturaga ngambabarira musabye imbabazi bimvuye ku urumva unezerewe noneho uranezerewe ntabwo nezerewe ku byabaye byose ni ubujiji nari mfite n'ikigare nari mfite ngambabarira ntabwo uzongera ntabwo nzongera mama ugiye kumbera umwana mwiza yego ntabwo nzongera kwirirwa ku biciro by'imigani muri uyu munsi musabye imbabazi n'Imana imbabarire ku magambo yose navuze mbabarira narakubabaje igihe ikibazo kiri gatamwe nawe ngenda kubabarira kare mwana ujye wubaha nyoko wanyu nawe yarakundegeye kumushingaho ukamutuka ntabwo uzi ko ari nyoko wanyu koko ntabwo nzongera basi ndakubabariye kandi kugushakira amazi ntushimwe ko umwana wanjye ahindukiye ari muzima uzarukuwe n'umuntu akubaza amakuru ya papa wawe ngo se papa wabaye ate akora iki adaharyari mu nzu yabo n'iki urumva sikutu urumva hari ikibazo kidasanzwe mbese abo bantu kuki bashaka kumenya amakuru yawe simbizi ngo ntabwo bashaka kugira umuntu nabi umwana cyo mubwiye no kuguma kumubyo mubwiye ni ukubabwira uti gahunda za papa sinzi zimbona agenda mu kazi akagaruka nta bindi muziho kwanza nta n'umwanya ugomba no kubaho ahubwo ibyo ntabwo nzi ngewe wibaza batuse umwana wanuze hafi hafi urumva witubwiye ibyo ntabwo nzi ngewe nta byo mvugisha abantu n'abantu nazi ariko uzajya gusubiza nta bisobanuro bishaka uwo ari we wese abo umukobwa abo umuhungu abo umusaza abo umugore abo umukecuru be careful ndetse na nyoko nazo nzabimubwira sawa araza muri iyi minsi iki ntabwo ushaka ibyo kujya uri kuzerera ku magwa y'abantu uzajya uvana kuri gahunda izwi ugarika amagwa aha niho mugomba kuburi sawa ugakomeza akazi kawe ibyo mubwiye mubwiye ngo iki mubwiye ko nagomba kuvugisha buri wese mbonye kumuha amakuru n'ibyo mubwiye mbese ubukoryo bwacyo nta kumuha amakuru y'ibyacyo n'ukumva sinubwira ati ibyo ntabwo ndeba papa sinzi ntabwo ngiye ibya papa mbishinzwe nta muntu uri guha amakuru yanjye si ibyo n'yanjye niyo mu rugo rwacu sawa wakomeza akazi kawe kandi nizeye ko ufite ubwenge bukuru guturana sawa sawa reka njye gushaka umupira nambare njye mu mujyi watetse se breakfast nateguye ku meza sawa sawa Alo Hamaduni bitesha akushobora kugira ngo imari yanjye izihere mu nzira ariho umuntu banizeye ubabuze n'ikamyo nimwe ivuye no kuri burarirwa basi ku buryo bapakira ibyo bipfunyika by'urumogi umva nkubwire hari ikamyo igizana byeri nimugoroba ziza ari amakamyo 5
genda uvuga n'abadereva bazo nimugoroba bazana zira byere barashyira mu makazi hagati kwa kundi bapakira nyine arukuntu ushobora kubanza gupanga imifuka imbere y'amakazi bagakurikira amakazi na kundi polisi ntabwo yigena ngo ngije guhagarika imodoka ya Bralirwa. Yes. Umujyi uhagaze amadolari 50 wari wavuga ngo n'amafaranga make. Oyasha, oya kabisa. Shakira inzira nkumva. Nima ngombwa ubwe nkoreza amafaranga uce ku bapolisi bose ugenda uhereza akantu cyangwa uri mukuru waho kuri ibijyanye n'iperereza bari abashinzwe gufata ibiyobyabwenge. Ushaka umuntu twahora tumakana. Umva ndugu yangu. Ndashaka urwo rumujyi rugeze i Kigali. Kigali senta kabisa. Hako mwabuze inzira gute? Uwo bantu bose mfite ngo mu nzira, Shema nta tuyi Musanze. Ubu se wewe deploying bivi Musanze. Rugeri Rubavu. Rugeri Musanze. N'urugeri Musanze Shema areta kaba. Naho ruherekeze. N'abagengistanye nabo barahari umutekano nizewe. Bafite imodoka igenda iruherekeje. Abakobwa se kuri umujyi barugejeho rugomba kugera. Abakobwa baraba bagikora ikikane. Bubana teze bageze i Kigali. Sawa sana bizeye. Sawa sawa.